Tubaye ikaze nanone mu makuru agezweho. Umuhanzi Uworizagwira Floriye wamenyekanye nka Yamano mu muziki yatangaje ko yitegura gukora ubukwe n'umukunzi we Uwineza Vava ni nyuma y'iminota mike yari ishize yakiriye agakiza. Ni mu kiganiro yagiriye ku rubuga rwa TikTok mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki 27 Mutarama 2026, aho yagaragaje ibyishimo bye, urukundo afitiye Uwineza Vava ndetse n'icyizere cyo kubaka ejo hazaza heza. Muri iki kiganiro Prophet Hakim yabajije Yamano niba yiteguye gukora ubukwe. Yamano asubiza mu buryo bwuzuye ibyishimo ati yego rwose vuba. Prophet akomeza kumubaza amazina y'umukunzi we. Yamano asubiza ati njyewe ntabwo ngira abagore benshi, njyewe ngira umugore umwe bamwita Uwineza Vava. Hakim yahise avuga ko Uwineza Vava ari we mukunzi wa Yamano ndetse ashimangira ko batigeze batandukana. Ati abantu bari bazi ko batandukanye ariko ntabwo batandukanye. Imana yo mu ijuru barakundana, ni fiance, bakeneye kuzarwubaka vuba. Yamano avuga ko urukundo rwabo rudateye imbere mu buryo bworoshye, ahubwo rwaranzwe n'ibigeragezo n'ibibazo bikabije birimo n'amashusho yabo batera akabariro yasakaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nubwo byose byari bigoye, urukundo rwabo ntirwigeze rusenyuka. Ati nta cyiza nko kugira umuntu ukunda, nta cyiza nko kugira umuntu utekereza nyuma yawe, nta cyiza nko kugira umuntu wibonamo bikaba akarusho nawe akwibonamo. Rero nagiriwe amahirwe mpura n'umuntu ndamukunda, muri uko kumukunda nawe arankundira arankunda. Uyu muhanzi yakomeje avuga ko mu gihe bamaze bari kumwe kingana n'umwaka bahuye n'ibintu byinshi byababangamiraga ubwonko n'igihe cyabo, ariko byarangiye neza. Yashimiye kandi abakunzi be bamushyigikiye n'umuryango we wabaye hafi muri ibi bihe byose. Akomeza agira ati ndamushimira mu gihe tumaranye kingana n'umwaka twahuye na byinshi bitwangiriza ubwonko, bitwangiriza igihe, biratunyeganyeza, ariko ndashima Imana ko itasenya inzu. Ndamushimira nkanashimira abakunzi b'imiziki banjye bambaye hafi, bagerageje kunshigikira uko babishoboye. Ku bijyanye n'agakiza yakiriye, Prophet Hakim yasabye Yamano gusubiramo aya magambo yuje ukwemera. Yamano yasubiyemo aya magambo agira ati data mwiza, mu izina rya Yesu uyu munsi ngewe Yamano Floriye Uworizagwira nemeje umutima wanjye n'ubugingo bwanjye n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye. Ijambo rirambwira mu Baroma 10:9 ninatuza akanwa nkemeza umutima wanjye ko Yesu yapfuye akazuka, nzaba mbaye icyaremwe gishya, ibya kera bikarangira. Guhera uyu munsi unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi unyandukure mu bagomba gupfa, umbabarire ibyaha byanjye, ibyo nakoze n'ibyo narakora. Nongeye guca bugufi, uyu munsi nemeye kugenda mu nzira yawe, mu izina rya Yesu, amen. Yamano avuga ko yakiriye agakiza, ko umutima we ubu ubohotse kandi ko ari gutegura ubukwe n'umukunzi we Uwineza Vava. Ibi byerekana ko uyu muhanzi yateguye gushyira imbere urukundo, umuryango ndetse n'ukwemera mu buzima bwe. Byose bikaba bitanga isomo ku bakunzi be n'abamukurikira muri rusange. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu isi y'imyidagaduro. Tugushimira umwanya mwaduhaye. Nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza.